tugushime tugutambire wa mana mana kose gutya mati tuki ibiranga n'ibikuyage isi yose itayaye abamarayika baririmbe abaserafini bacurara wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote. Wow, mbega ibihe byiza kandi bidasanzwe umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Josh Ishimwe yagiranye n'abantu bo muri Poland. Nyuma yo kumukorera ibirori byiza bidasanzwe ku isabukuru ye y'amavuko bakamuzanira impano zitandukanye ndetse na keke bamuteguriye, Josh Ishimwe nawe yabatunguye cyane arabasusurutsa ku rwego rwo hejuru. Ni igitaramo bari bamaze iminsi bitegura ku buryo bukomeye cyane, ndetse rwose Josh Ishimwe ntabwo yasibaga kucyamamaza ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye. Rero ni ukuri Imana yahabaye cyane, ndetse n'abantu bari bahari rwose ku maso biragaragara ko bari bishimye akanyamuneza kari kose. Ndagira ngo mumfashe rero mbahe ikaze kuri ADMOUNT New, hanyuma turebe bimwe mu byaranze uyu munsi udasanzwe. Kandi nanone niba ari ubwa mbere ugeze hano, akaba ari ubwa mbere wanye natwe kuri YouTube channel yacu, ndakwinginze ufate amasegonda atageze no kuri 3 ukande kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza twibanire mu biganiro bitandukanye. Ngo wahe ikaze kuri ADMOUNT New. Yes, nyemerera ngo usuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize kugubwa neza cyane aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda hanze yarwo, ndakwifuriza kugira ngo ibyo ukora umunsi ku wundi Imana ikomeze kugenda ibiguheramo umugisha cyane. Ibyo ukora byose aho uri hose n'ukuri uhaye uronke. Hanyuma ndanagushimiye cyane wowe uhitamo kuvuga ngo reka nze mbane na hano numve na hano ibyo bavuze, numve ibyo bagarutseho kugira ngo tujye twibanira umunsi ku wundi. Ni by'agaciro gakomeye kuba wahisemo kubana natwe, rero Imana ibiguhere umugisha cyane. Ngira ngo mu nkuru zitandukanye twagiye tuganiraho harimo n'inkuru yuko Josh Ishimwe, uyu muririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hano muri Poland, yarari bamutunguye cyane. Zimwe mu nshuti ze za hafi cyangwa se bari baje kumwakira bamutunguye ku isabukuru ye y'amavuko, nawe akavuga ati murantangaje cyane, ndetse anabigaragaza ku mbuga nkoranyambaga ze yanditse amagambo akomeye agaruka ku buryo bamutunguye cyane, bakamwereka urukundo rudasanzwe. Ibi ngibi rero bakaba barabimukoreye mbere yuko abaririmbira cyangwa se mbere yuko bajya gusenga, hanyuma akabaririmbira zimwe mu ndirimbo bari yabateguriye, dore ko nyine bari bamaze iminsi bamwiteguye. Rero nk'uko bamutunguye nawe yagize gutya arabatungura cyane, ndetse arabaririmbira ku buryo budasanzwe. Ni ukuri unyujijemo amaso ubona ko byari ibintu bidasanzwe cyane. Josh Ishimwe rero nyuma yuko abataramiye, nyuma y'igitaramo, yifashishije imbuga nkoranyambaga ze nanone apostinga utuvideo twinshi dutandukanye, harimo muri tumwe twagiye dukoresha ashima Imana cyane, ndetse anashimira abantu bose bari bitabiriye cyangwa se bari bahari kubwo kumwereka urukundo ndetse no gufatanya gusenga.
ubundi mu busanzwe uyu muhanzi Josh Ishimwe ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane, ntabwo ari ibintu twatindaho cyane kuko birazwi ndetse bizwi n'abantu benshi, murabizi ko arakunzwe bitewe n'uko ari umwe mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ariko mu njyana ye yihariye, injyana gakondo. Iyi njyana nanone ikaba ari injyana ikundwa n'abantu bose, buri muntu wese waba uzi ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se yarabayeho mu Rwanda cyangwa se afite isano inkomoko mu Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi akunda iyi njyana gakondo ya kinyarwanda isanzwe. Noneho rero iyo ari umuntu rero ukunda gusenga hanyuma akanakunda n'iyi njyana bihita bihura, noneho bigahita biba ikintu kimwe nyine kikihuza, ku buryo biba bigoye cyane kugira ngo uzabone Josh Ishimwe adakundwa n'abantu b'abasaza, abakecuru ndetse n'urubyiruko muri rusange. Bose bamwisangamo cyane ndetse bakanirekura rwose mu ndirimbo ze zitandukanye. Ikindi kandi bitewe n'indirimbo zimwe na zimwe yagiye asubiramo cyangwa se yagiye akora z'abakatolike, hanyuma nazo akazikora muri ya njyana nyine ya gakondo, ya njyana ya kinyarwanda ikundwa n'abatari bake, bituma none akomeza kugenda yigarurira imitima ya benshi. N'umuntu usanga ubuzi iyo ndirimbo ariko yizi mu yindi njyana, iyo yumvise akumva ukuntu bayisubiyemo, akumva ukuntu gakoze neza, arushaho kuyikunda, hanyuma akanavuga ati uwo muntu waririmbye iyo ndirimbo ninde, bigatuma rero Josh Ishimwe akomeza kugenda yigarurira imitima ya benshi. Josh Ishimwe kandi akaba ari umukristo muri ADPR, ariko nubwo ari umukristo muri ADPR abantu benshi bamwiyumvamo, fa kuba uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ukunda gusenga, bamwiyumvamo cyane, noneho byagera ku bakatolike bikaba ibindi. Nukuri Imana yamusize igikundiro. Nyuma rero yo kubataramira yabashimiye cyane, hanyuma nabo ubwabo baramushimira cyane, bavuga ko wari umugoroba udasanzwe, byari ibihe bidasanzwe, ndetse banamusaba kuzongera akagaruka vuba bagafatanya kuramya no guhimbaza Imana. Rero nukuri byari ibihe byiza cyane. Burya rero nta nuko bisa kubona abantu bahuje umugambi umwe wo gusenga bari mu mwuka, nukuri ubona ari ikintu cyiza cyane. Ikindi kandi tujya tunashimira n'abantu bagerageza gushyiraho umuhate, ugasanga umuntu atuye nk'ahantu kure ariko akavuga ati reka njye gushyigikira umuntu w'iwacu. Ni ukuri ntako bisa, biba ari ibintu by'agaciro gakomeye. Ndagushimiye cyane wafashe umwanya ukabana natwe kuva dutangiye iyi video kugera kuri uyu munota, ni iby'agaciro gakomeye. Hanyuma nkwibutsa ngo nukunda ibyo dukora nongera udakanze kuri subscribe niba utarayikanda, hanyuma wewe niba waramaze kuyikanda, Imana ikomeze iguhe umugisha cyane, dukomeze twibanire nawe uyikanze aka kanya. Rero Imana iguhe umugisha cyane, reka duhurire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao, Imana ibarinde.